ngewe ntuzigera uretse kuba gusa waragize amahirwe tukabana gutya ntabwo uzigera unyumva ntuzigera umenya nubwo nseka ariko birababaje ntuzigera umenya wihishemo buriya ntuzigera umenya guys reka umujinya urakatsindwa twongeye kubasuhuza mwe mudukurikira Florentine umeze ute? meze neza cyane ndashima Imana nawe nuko ndashima Imana. kuno munsi twicaye turareba turavuga ariko hari amagambo abantu bakundana bakwiye kwirinda kuvuga mu rukundo rwabo. Amagambo yego aremereye ukuntu aremereye ibyo byose ntabwo ari amagambo meza, amagambo mabi amagambo mabi abantu dukwiriye kwirinda mu rukundo rwacu. Reka tubyite mu rukundo kubera ko uru rukundo rutangira ari urukundo rusanzwe nka gusaba urukundo hanyuma bikazavamo urugo rwacu. Rero icyo gihe cyose aya magambo bukwiye kuyirinda kuzageza forever mwahanye. hari amagambo ukwiriye kwirinda kuvuga mu mubano wanyu yaba ari ku ruhande rw'umukobwa cyangwa umusore, kubera ko ayo magambo ashobora kuwica definitely bikarangira umubano bikarangira ukavuga ati ariko umuntu abivugiye iki iyo nicecekera ise ibintu nk'ibyo. yego reka mbabwize ukuri, umuntu ashobora kuba ari musaza wawe cyangwa mushiki wawe ukaba wagira amagambo umubwira rimwe na rimwe wenda ntanamukomeretse. abavandimwe bigeraho biranarangiriraho ni abavandimwe wamutuka mubwira ijambo rimeze gute, ariko nyine abantu bari gutekereza kugira ikindi kintu bubaka babana cyangwa se bari ibintu nk'ibyo bari kubipanga. Ijambo rya mbere ni ukubwira umuntu ngo kandi nari nabikubwiye ngo ibyo bintu ukoze nari nabikubwiye guhera kare guhera ejo bundi mbikubwira. iryo jambo reka mbabwize kuri turaba best friend njye n'umugabo wanjye turakundana ndetse cyane uko byaba bimeze kose. iyo umuntu ashaka kuba mutaza kuvuga ngo reka reka ngo kereka mutamenyeranye hoya. iyo umuntu ashaka gukubita ijambo wenda waguye mu ikosa cyangwa se ibintu wagerageje havuyemo ikintu utari witeze wumvaga hari buvemo ikintu cyiza, ugahita umubwira ngo sinari nabikubwiye se, nari nabikubwiye byose ubikoze nari nabikubwiye kandi narabikubwiye Chelsea bibabaza nabikubwiye ariko bakera ufite ubwenge buke narabikubwiye ayiwe ubwo se wagiye kunyura aho ngaho utareba hariya narabikubwiye ariko ni ukuri ako kantu karababaza. Ako kantu mujye mukirinda mu rukundo nubwo waba wabimubwiye inshuro 20 nibiba mubwire yuko bibaho nta kundi nta kutari wagize wari wagerageje. Iryo jambo ndabizi riba kuri ariko reka tubyitoze umukunzi wawe witoze kumubwira ati ubundi ariko se nanone ubaye warabimubwiye hanyuma agakomeza akabirenga akabyica ni ngombwa kumubwira ngo udisubiyemo hari ikibazo se akabyumva kurushaho ukamwereka yuko nyine narabikubwiye nyamara dore ni wowe ukamwereka ko wowe uri mwiza ntako wamweretse ugira nyine. njye ntabwo numva biryoshye n'ukuri none ukwiye kumubwira gute? nshaka kumubwira ati ndebera n'ukuri ukuntu bigenze niko numva nakubwira bibaho mu ijambo rimwe ni byiza nyine aho kugira ngo ubwire umuntu iyo nyuro wamubwira sorry ukamubwiraho uti reba nk'ubu nuriye nk'ibuye turi gukina bisanzwe nkurira nk'ibuye ukambwira ati ibyo bera kugwisha nkongera nkamanuka tukongera tukabikina nkongera nkarijyaho nkayitangwa ugahita umbwira ngo kandi nabikubwiye si sawa se nyine nata si bibabaza birababaza none nabikubwiye ukomeza ukina ni ariko ushiriye uravuga ngo pole ntabwo iryo jambo ryo guhita ubwira umuntu ngo nari pole ngira ngo yaza nyuma ntacyo muzatubwira abantu bazatubwira ariko kubwira umuntu ngo pole ku bantu benshi biratinda kurusha kubanza kumwihenuraho ngo mubwira ati nari nabikubwiye ni amakosa yawe iteka uhora ukosa barangara wajyaga gusitara ubundi
utareba iryo buye nkaho udashobora kusitara. Nukuri reka nkubwize ukuri. Ubwo ni byiza. Ntago ari byiza guhita wataka umuntu nawe arababaye nta nubwo ibimubayeho ari byo yifuzaga nubwo wenda wigeze no kubimubwiraho ariko wenda yumvise ashobora kugerageza ibirenze akumva yakora ibirenze. Rero kuba yaguye mu icyo kintu cya rezilita mbi reka bayiko mbyita iyo rezilita mbi nukuri nta muntu muri iyi soko ikintu yifuza rezilita mbi. Ushobora kubimbwira nkavuga ati reka ngerageze kimwe nuko nshobora kugerageza bikaba bizima. Icyo gihe ukaza ukambwira ati wow bya bintu birakunze felicitation congratulations urabikoze ibintu nk'ibyo. Oya nari narabikubwiye reka tukirengagize ako kajambo nukuri Imana idufashe umuntu nabaguye muri rezilita mbi naba agize ibisubizo bibi atari yiteze nyamara wenda waranabimubwiye nibyo ariko wimwataka ngo uhite ati narabikubwiye ngo umwereke ko ari we ufite uruhande rwiza uhora uri successful. Tamatsiko yandika ntacyo ndabyumva. Nukuri turi kubyiga namwe mu byitoze umuntu umubwire sorry pole bibaho. Hari umuntu uherutse kutubwira isomo numva ndagize atubwira ukuntu ngo iyo umuntu ngo yavutse ahantu horoheje n'umuntu wavutse ahantu byibura bifashijemo ukuntu abo bantu iyo bagiye kureactinga ku kintu biba bitandukanye. Niba ngiye tuvuge nk'urugero umwana amenya itasi wa muntu wabivutse ahantu horoheje bakuze nyine ubuzima ari hasla ari uguhasolinga abakene nyine ari ugushakisha hanyuma itasi kameneka wa muntu azavuga itasi yanjye urayimenye itasi yanjye yebabuwi itasi yanjye urayimenye. Wa muntu rero wavutse ahantu bifashije bameze neza ahora amatasi yo kumena ikibazo kiba ntacyubaye sorry ntacyubaye pole ntacyubaye reka turebe nta gitasi ni cyangwa iyi sahani imenetse abyitayeho ababajwe nawe niba nta kintu baye ntago ari ikibazo cyo kugira amatasi menshi yo kumena ahubwo n'ubumuntu buri muri we yavutse wabi amatasi atari ikibazo amatasi ari n'ubumuntu kandi amatasi yo kumena yarahari menshi n'ubumuntu kuko iki kiganiro cy'uyu munsi kumenya guhuza biri bugorera no kuvuga ngo reka mbwira ko nari umuntu yego wenda yagize amahirwe avuka iwabo ari abakire amatasi yo kumena ahari cyangwa se yo kutanamena ahari nibyo simbizi ko twabyita ariko iwabo bamutoje k'umuntu ikiremwa muntu ari cyo cya mbere. Yego uwo muntu nubwo yabiduhaye muri urwo rugero najyanye nkwereka urugero yabiduhayemo ariko mu by'ukuri waba uri umukene waba uri umukire ukwiye gutoza umwana ko umuntu ari bwo bwa mbere. Nahise mbyumva ikosa n'uwabahaye urugero iyo atabaho urugero rw'umukire n'umukene akabaho urugero rw'abakene bombi ariko batojwe ubumuntu yazanyemo nahise mbyumva kumvikanye pe umukire nta kibazo mwahise mwongeye numva rero ngo wenda banza nkanariza kuki yazanye umukire n'umukene buri itasi y'umukire imenetse ikiganiro cy'uyu munsi actually najya mbabwira uburyo ki ukwiye kumva ubumuntu muri wowe udakwiye kwataka mugenzi wawe kubw'ikibazo aguyemo udakwiye nubwo atwisinda wari waramubwiye ko akwiye kwitwara neza bikaba byanze akaba yitwise wimukubitisha narakubwiye kuko banza umwumve banza umenye impamvu noneho yakomeje kugwa muri icyo kintu cyakomeje kugerageza bikanga numara kumenya iyo mpamvu ushobora kuvuga ati bibaho n'abandi bibaho ariko ukahita wongeraho uti narakubwiye ko wayikunze mw'abantu mwe narakubwiye ninabivuga ati narakubwiye ubagiye kwigutera wari warebaga hejuru nkaho we bataye gutera anyway nakumvishe ngewe akitasi niko ntumvishe wayivanye Imana ishimwe yego aka kabiri bebe aka kabiri rero nako kajya kumera nkako yego ni ukubwira umuntu ngo ariko buri gihe uhora nta bwenge ugira buri gihe ko cyari wohora ukora ibintu bivunanye kubyumva uhora ukora amakosa yego ubundi why kuki uhora umeze gutyo kuki uhora ari wowe ukora amakosa nta bwenge ugira yego ese kuko abari uhora uyakora koko cyangwa niya naribi ihora mu muntu nyine ituma avuga gutyo
njye ntabwo ntekereza ko uwo muntu aba ahora akora amakosa kubera ko tuvuge niba waramuhisemo niba ari umukunzi wawe waramuhisemo ukambwira ndagukunda bivuga yuko hari ibintu byiza yigeze kujya akora cyangwa hari ibintu byiza ajya akora ukanabimukundira hari ibintu byiza ajya akora ukabona koko wawu ni we wahisemo kuba aguye mu ikosa rero umunsi umwe ugahita umubwira ati buri munsi aya makosa yawe ndayarambiwe buri munsi ibi bintu ndabirambiwe ntabwo ari uko uwo muntu ariko ameze buri munsi niyo mpamvu iryo jambo atari ryiza kandi bwihutira abantu kurivuga akavuga ati rero ndakurambiwe ibintu uhora ukora kuki nta bwenge uba watekereje uruzambye ibintu gusa ariko wibuke yuko niba waramuhisemo nk'umugore wawe niba waramuhisemo nk'umukunzi wawe nuko hari ibindi byiza ajya akora nyine hari ibyiza wamubonanye ntabwo buri munsi ahora akosa sibyo niba buri munsi rero adahora akosa kuki utamwumva se uwo munsi ikosa ryabayeho nzajya nkumva mwumve yego ujye unyumva mwumve wumve ko bibaho wumve ko atari ishyano ryaguye mu gihugu ntawe udakosa yego nawe wamena iyo tasi wihora umubwira kandi ayo makosa yawe wagira ngo ntabwo utekereza ibyo bintu binimiza bigabanya cyangwa se bishyira hasi icyizere umuntu yari yifitiye ugasanga umuntu yarangiritse n'ibyo yari azi ko ashoboye gukora no kubwira umwana uzana nyabireti umunsi wa mbere ukabona yagize amanota mabi warangiza atari kuri ikigoryi turi kuzahora urinjije amanota ubu wanyuma gute ho no mubyeyi uri kubwira gutyo ndakubwiza ukuri no kuri nago umwana azigera abona ko atari ikigoryi nyine uburyo bwo kwankadra abana kurera ni byinshi cyane ariko urugendo ariko bisaba ko n'umuntu mukuru niko ameze bisaba ko ubwo nari bihuje n'ibyo bavugaga rwose 100% umuntu wese utazi gufata abantu ngo yishyire mu mwanya nyine wabo tekanye nayo magambo arayagira uhora ukosa gusa yego icya gatatu ni kukugira iri jambo ndaryita gutera kubwira umuntu ngo kuki udashobora kuba nk'akanaka nko kugereranya uba ufite umukobwa mukundana cyangwa umusore uhuriye muganira aramubwira utari kurse sheri wajya ugerageza ukambara nka korode ubona ukuntu aba ari smart ibyo rero umuntu akabyanga kubi what can you be like so like who like wagiye uvuga nk'akanaka wagiye ukora hari uburyo yego hari igihe umuntu ashobora kubavuga nabi ufite reference ushaka kumuha ariko kujya uyimuha witonze abantu iyo bakundana oya no kuri reference nanuganiza comparaison reference ni nziza ahubwo comparaison niyo reference sibwo nayo ni nziza kuri refera ntacyo bitwaye kimwe na comparaison oya biratandukanye wirefera ku kintu cyangwa ku nyandiko cyangwa ku bantu ugira ngo weditinge mu ngeso zawe ugira ibyo uhindura ugira ibyo utwara ubizana iwawe bigufasha umuntu yirefera nyine yiga sibyo ariko gukompara ni ugukompara ubushobozi bwanjye n'ibwuriya gukompara inyandiko yanjye n'iyuriya atari indi ngeso yo kuvuga ngo ugire ibyo wiga ni ugukompara nyine ni ukugereranya uriya ni igikara uriya ni inzobe ugatahana ko ari igikara undi ari inzobe gusa gukompara nibyo bibi ariko ikindi kibazo buriya nyine guhora ubwira umuntu umugereranya nicyo kibazo naho kubikora ngo ujye uvuga nka kana kitsoke aba yavuga neza uvuga nabi urimo uramufasha ngo ajye avuga neza ariko guhora ubivuga ntabwo babishyikira cyangwa se hari uburyo ki ushobora kubimuganirizamo utamwereka yuko aho haza cya kibazo cy'ururimi nyine mu rukundo abantu batazi kuvuga niba ururimi rw'umukunzi wanjye nduzi nkaba mbizi ko nimubwira ngo nka kana kari burakari yego ibyo bintu rwose tubyirinde uretse ko atari na byiza guhora ubwira umuntu kanaka kuki utamera nk'uriya bunyibukije ya couple ari couple nigeze numva bari muri salo bari kureba umupira ni filime ngira mu filime ariko umugabo akaba akunda umugore akaba akunda uwo mwacteur ati filime reba ukuntu ari igisura cyiza shushu reba ukuntu ari bogari bebe umugabo araceceka arareba abona iyo bogari bari kumubwira
hanyuma rero bagiye kuryama umugabo yari yanutse umugore ntiyamenya wabandi ishyano yateye ubyumva ijoro ryose umugabo atera umugongo n'umugore nawe nuko mu gitondo ejo birirwa gutyo atari ko mbona noneho wahindutse ntakamenye ko ibintu by'ibogari byakoze kugira ngo umugore azamenye ko ibogari yakoze ishyano ni umwana wabo wabimubwiye wariho hafi Imana idufashe gusobanukirwa nyamara ngo narakubonye ngo papa yararakaye cyagiye uvuga tipera uriya kandi disi umugore yabivuze nyine nta wundi mutima ariko ari kwirebera filime yaryohewe nyine bisaba ngo wige ururimi wa mugenzi wawe niba byose turi kuvuga nakomeje mvuga ngo wenda ushobora kuvuga ati ntacyo bitwaye ariko ni ukumenya aho ugarukira ari nayo ngingo ya 4 tugiye kuvuga ingingo ya 4 ni umuntu ushobora kwitonda washwanye n'umukunzi wawe ukumva yakurakaje koko kubera gushaka gukorera mu burakari ibyo bintu twarabivuze mu biganiro by'ubushize ngo tujye twirinda gukorera mu burakari cyangwa gufatira imyanzuro mu burakari umuntu ukumva aritonze ubwo n'abakunzi umukunzi umwe aritonze aravuze maze nicuza n'umunsi nge nawe twamenyaniyeho cyangwa twahuriyeho ubuse ushaka amahoro yaba ushaka ingumi ushaka ikibando kujya kubwira umugabo cyangwa umugore gutyo kuko urumva nyine hari n'izamvugo birumvikana nukuri nubwo waba barakaye gute iri jambo uzaryirinde rirababaza oya uri kurusenya iryo rurarusenya nubwo wari uzi ko wenda mwashwanya ari ibintu bitoya biri buze kurangira ariko uramutse ubwiye umukunzi wawe iryo jambo ati nicuza n'umunsi twamenyaniyeho nicuza n'umunsi njye nawe twahuriyeho ni ijambo ribi cyane ridashobora kugarurwa hold your tongue please ururimi rwawe rufate ujye ubanza ujye kuvuga ijambo ubanza uritekerezeho kandi wabona aho dukurikiye abana rivuga uri umuntu yarakaye iyo umuntu yarakaye ntuzambeshye pe umuntu yarakaye ibintu ushobora kuvugira out of anger ni byinshi ndabeshya no kuri birashoboka cyane ko ukubita umuntu urushyi inyuma ukagaruka ariko se buriya namukubise ninjye wabikoze ni cya kindi njya nigisha satani nyine nawe ahaguruka aho hafi abari hafi rega mu rugo barunguruka kandi ngira ngo twabivuzeho cyane kiriya kiganiro cyo kuwa mbere abantu bajye bananyaruka barebe ibyo tuba twavuze iryo jambo naryo ni ribi ikiganiro kikibanziriza kabisa hanyuma iryo jambo ni ribi cyane Imana idushoboze kwita ku rurimi rwacu mbere yuko tuvuga kuko ni ijambo noneho ryo ryasenya byinshi umuntu aritekerezaho cyane ikintu cyanyuma ni amagambo 5 ubundi twahisemo tukavuga ayo magambo n'ayandi yose mabi no kuyirinda mu rukundo hari menshi twe tuvuzayo nyine aya niyo tubashe kubabwiraho ijambo rya 5 you will never understand ntabwo uzigera ubyumva na rimwe ntabwo uzigera unyumva ntabwo uzigera wumva uwo ndiwe kuri wowe cyangwa ubuzima bwawe si ureba ibintu nkoreye ntuzigera usobanukirwa uwo ndiwe njyewe ntuzigera uretse kuba gusa waragize amahirwe tukabana gutya ntabwo uzigera unyumva ntuzigera umenya nubwo nseka ariko birababaje ntuzigera umenya wihishemo buriya ntuzigera umenya umujinya urakatsindwa ibyo bintu ni bibi kubera ko ni nkaho uba wirukanye umugabo wawe cyangwa umugore wawe cyangwa fiancé wawe mu buzima bwawe ni nko kumubwira ngo go away genda mvira mu utazi nushaka ni nko kumubwira ati n'ubundi bingi ntuzigera ubimenya kandi iyo ubwiye umuntu ngo n'ubundi ntuzigera umenya ibi iyo ubwiye umuntu ati n'ubundi ntuzigera umenya uwo muntu arikanga itavuga ati ibi bintu ni ukuri byashoboka ko ntazigera amenya uwo uriwe byashoboka ko ntazigera nkumenya menya ibyari byo menya amakuru wampishe reka nshaka indi nzira noroshya mu rugendo mbe ngiye hakiri kare ni bibi cyane rero gukoresha iryo jambo n'ubundi rega nkakubaza nk'ikintu ufite amatsiko wenda ubundi uzigera umenya icyo nakubwiye se ahubwo n'ubundi ntuzigera ukimenya icyo nakubwiye birababaza tubyirinde twirinde mu rukundo rwacu gukoresha amagambo akomeye kandi mabi kuko twarabivuze ko ururimi ni akanyama kigenga igihe cyose uvuze ikintu kibi birashoboka ko umuntu azagitekerezaho imyaka yose muzamarana y'ubuzima bwe akumva hari ahantu yigeze gukomereka tubyirinde rero tubirinde abacu tubirinde abakunzi bacu kugira ngo binafect umuryango n'abana bacu niyo mpamvu umuntu aba akwiriye kubaka nyine hagati yanyu ko abazubaha abo muzabera isomo ni benshi bereko muzabyara
yego good mwakoze cyane kubana natwe rero ntukibagirwe gukora likes comments kugira ngo tumenye ibyo utekereza thank you guys bless you so much bye bye bye